Yes, nawe ubihitamo ahubwo twisanga byabaye. Niba telefone yawe itaragwa mu mazi uzo yaguye mu mazi, niba kandi yaramaze kugwa mu mazi, uzi uko benshi bahise bavuga utishyire mu muceri, gusa siko biri. Ahubwo nyemerera nkubwire ibintu bigera kuri 6 byibanze ugomba guhita ukora kugira ngo telefone yawe yongere isubirane ubuzima nkuko yari imeze. Ngo ni ibihe rero? Nyemerera ufate iminota mikeya mbikugezeho. Hozaho updates. Yes, ladies and gentlemen, nk'ubwerotsi aho wabereye hose, yambo niba utarakora subscribe kuri channel yacu, kanda subscribe kugira ngo ibintu byose tujye tugendana byamaze gukemuka. Nimba warayikanze kandi ndagushimiye kubwo inkunga waduteye. Twiyose cyane rero tugiye kurebera hamwe ibintu bigera kuri 6 ugomba guhita wihutira gukora nyuma yuko telefone yawe iguye mu mazi. Mbere rero ugomba gukora ni akantu koroshye cyane. Ikimara kugwa mu mazi, ukibona yuko iguye mu mazi, ihutira guhita uyikuramo vuba bigishoboka, vuba na bwangu. Iyo niyo step ya mbere cyangwa se intambwe ya mbere ugomba guhita ukora. Intambwe ya kabiri, nimba telefone yawe iguye mu mazi, ikintu ugomba guhita wihutira gukora, ugomba guhita uyizimya igihe iguye mu mazi yari irimo iraka. Impamvu yo kwizimya rero ngo ni iyihe? Iyo telefone iguye mu mazi irimo iraka ukayikuramo yamaze kugera mu mazi, ishobora kuba yakwangiza icyo twita internal parts za telefone cyangwa se ibice by'imbere bya telefone biriya ujyamo nko mu maporogaramu atandukanye, bikaba byatuma rero igihe telefone yawe yaguyemo amazi, izo porogaramu zirimo imbere cyangwa se ibyo twita internal parts zibasha kuba zakangirika. Ni ngombwa rero ngo nimba uguye mu mazi ifunguye nuyikuramo direct uzahite uyifunga. Iyo niyo step cyangwa se intambwe ya kabiri ugomba guhita ukora vuba na bwangu. Ikintu cya gatatu ugomba guhita ukora ukimara kuyifunga, ugomba guhita ukuramo buri kimwe. Ahangaha nimvuga buri kimwe, ikintu kibanze ugomba guhita uheraho, ugomba guhita ukuramo battery ya telefone, sim card za telefone, memory card nimba se nayo wari uyifitemo, ndetse ugakuraho na cover iri inyuma ya telefone. Niba rero ibyo bintu ubifite cyangwa se telefone yawe itavamo battery, step ikurikiraho uraza gusobanukirwa uko uzahita ubikora. Impamvu yo gukuramo rero bino bikoresho, battery, sim card, memory card ndetse na cover, ni ukugira ngo bitabasha kuba byakangirika, yaba sim card, yaba battery yawe cyangwa se memory card, bikaba byagerwaho n'amazi. Nyuma yuko rero ubikuyemo, making sure nimba n'amazi ariho, nimba amazi yari yamaze kubigeraho, fata agatambaro korohereye ube wabihanagura. Intambwe ya kane rero y'ikintu ugomba guhita ukora, ugomba guhita ukora icyo bita kuzunguza telefone yawe. Ngaha rero ndahita nsubiza wa muntu ufite telefone itabasha kuvamo battery cyangwa se ibindi byibanze bishobora kuba byavamo muri Android zisanzwe. Ahangaha rero ugomba gushekinga cyangwa se ukazunguza telefone yawe kugira ngo amazi abashe kuba yava mu myenge imwe n'imwe ya telefone. Ahangaha nk'umwenge amazi ashobora kwinjiriramo, umwenge wa kuteri cyangwa se umwenge wa charge n'utundi twenge tuba turi kuri telefone dutandukanye. Ahangaha rero iyo uzunguje telefone yawe bibasha kuba byayirinda kuba y'amazi yinjiye muri iyo myanya maze kukubwira, ayo mazi ashobora kuba yagabanyukamo akaba yasohokamo, ntibibashe kuba byahita byangiza telefone yawe uko byiboneye. Intambwe ya 5, ahangaha rero urahita umbwira ngo bimeze bite. Intambwe ya 5 ugomba guhita ukora nyuma yuko ukoze izo step zose zigera kuri enye, ugomba guhita ufata telefone yawe ukayishyira mu muceri, ukayishyiramo ahantu hagati mu muceri hamwe iragerwaho n'ubushyuhe. Ni ukuvuga ngo iyo ufashe telefone yawe ukayishyira mu muceri hamwe itari bubashe kuba yageraho imbeho, iyo telefone iri mu muceri, umuceri ubwawo ubasha kuba wasohoramo twa dusigarizwa tw'amazi twagumyemo
y'amazi aba yagiye acengeramo, umuceri ubwawo ubasha kuba wakurura ayo mazi akabasha kuba yagenda avamo. Gusa nanone wakibaza ngo ese gushyira telefone mu muceri uzayishyiramo imaremo igihe kingana gute? Reka mbikubwire mu ntambwe ya gatandatu. Intambwe ya gatandatu, nyuma y'uko telefone yawe iri mu muceri ugomba gutegereza. Uzategereza rero amasaha angana iki? Ni ukuvuga ngo uzategereza telefone yawe byibura imare mu muceri amasaha 28 kuri 48. Ubwo ni hafi ni umunsi kugeza ku minsi 2 telefone yawe ikiri mu muceri. Ntuzigere uvuga ngo reka ndebe yuko yakize cyangwa se reka ndebe uko yabaye umunsi utararangira telefone yawe igihe yaguye mu muceri. Itonde kuyikuramo manze utegereze imaremo umunsi ku minsi 2. Nyuma y'uko rero telefone yawe uyivanyemo imazemo umunsi cyangwa iminsi 2, wakurikije izi step cyangwa se izi ntambwe zose twakubwiye, haba hari amahirwe 50% anarengaho yuko telefone yawe iraza imeze neza, iri mu pyagara, iri nzima, imeze fresh. Kanda subscribe rero tuye tubana kuri channel buri munsi muri Hozaho update, tuzatubagezaho ibiganiro bitandukanye kandi bimeze neza by'ubwenge byagufasha kumenya utuntu twinshi dutandukanye. Wumvaga Hozaho, ikiganiro ni Hozaho update. Tubwire icyo wifuza tuzagukoreraho, tuzaguhereze amakuru. Hozaho update, subscribe. We love you so much.